ADEPR. ADEPR akubwiza ukuri pe ukagenda ugize utya umeze utya. Ijambo rimwe ku muvugizi wa ADEPR. Kabisa. Nemera ADEPR ndayemera ibwiza ukuri abantu ikakubwira ukagenda wihungura ariko ukagenda ubwo niba umuvugizi wa ADEPR ari kureba kino kiganiro. Yo rwose abanze dusuhuze mu kiwanyu. Oye cyacu ntakiriho ni nubundi muraho ntakiriho nyina episode ya mbere nakibwaga yabikubwira nari niyirije fasting nyine uravugisha ukuri yes wiyirije ubusa niyirije ubusa senga yego Fred asengera umbabarire nka Paulo ko yabigera mura nihana buriya rero nicyo cyiza ariko ushobora kuri umusomya bibiri none se sinkunda Imana nkunda Imana cyane nkunda Imana cyane rero niyo mpamvu nkubwira ngo buriya umuntu ntibazakubeshye Paulo yavuze ibintu byiza byo guhora wihana kuko ushobora kurakara ushobora kugira gutyo ugatekereza nabi ushobora gukora ibyiza bibi kandi imbere so rero guhora wihana ni byiza guhora ntubwo ariko nturambarare ariko ugahora ujya imbere y'Imana ugasaba imbabazi so utazareba abasha dibu abantu ngo babacira imanza ariko ashobora kujya imbere y'Imana akarambarara akavuga Mana mbabarira iyo wagiye kuri televiziyo ntiwabuze umuntu kuvuga uratwakira ariko wumvamo akantu kakuriye uvuze se bageze wa mugani ubungubu naho waza umfase ngiye bajyaga batunyandikira asanga ari utwo ari kuvugisha ukuri ikibazo rero kakaza ari kabi cabambwiye ko ndifuza rero ko mu gutangira ikiganiro cyacu dusengera Imana amen kugira ngo dutangire ikiganiro so muraza kunyihangana amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudakurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho buri munsi ko bwije nuko bukeye nitwa Bikemu tuba turi kumwe nyine mu biganiro byiza cyane mugenda mu bitwereka mu bitugaragariza ko mubishaka kandi mubyishimiye no kuri no musanzu ukomeye ni inkunga ikomeye mutera uyu murimo dukora kuba dusanga atari twe turi kwivugana twenyine nta batureba ahubwo mukareba ibiganiro byacu mukoda no comment kugira ngo byaba byoroshye umuntu arebye ikiganiro cye wenyine agasanga ni uri kukireba gusa ntekereza nk'iki kiganiro tugiye kugirana mukanya wagira mu rugo asanga hariho views yawe imwe gusa ni ikibazo gikomeye waba waje kuri kamera kwiha ubutumwa ndakubwiza ukuri ntago yabyoroshye kweli brother how are you I'm cool I'm good ngiye banyita Fred Amarere abantu bashobora kuba banzi gakeya wenda yaranyamamaje n'ukuri ntacyo mushinja pe amen haleluya nukuri Fred Alfred ragusi si mu gifaransa okay ni Fred okay anyway amen Fred umeze neza rero ndaho nakomeye ndashima Imana rwose n'abantu bakeya waba twabaye benshi Augusta urimo muri abo ngaho bake urimo nje na cameraman turimo murimo okay hababaje iby'abandi niba ndimo nta kibazo nidushaka tube batatu of course yes turi kumwe na Fred ni umusore uboneka cyane kuri social media mu binyamakuru bitandukanye mu biganiro bitandukanye mu mafilime yatandukanye niwe tugiye kubana muri iki kiganiro cy'iyobokamana uri tayari kuganiriza ibintu bitoroshye kabisa ibintu bitoroshye ngirego oya uri mu mwuka uyu munsi Imana ize kundirectinga naje ibintu ugiye kubazwa urabisobanura neza naje mu mbaraga uko zingana zanje ari wa Gideon ndumva Gideon niba umuzi birabasaba uraza kumfasha kuko na Bible ntago nyizi cyane kandi ahubwo ugiye kudukubita ibyanditswe mu kanya ariko Imana iraza kumfasha Gideon si uwo waruvuze umuzi w'iki muziho ukuntu Imana yamubwiye yamubwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana ngenda aza kugufasha yego sukora
ndakurwanirira yego Yeze kundwanira ubu rero nawe uri Gideon muri iki kiganiro amen ubu naje ndi Gideon rwose uko niyo bahereze ndifuza rero ko mu gutangira ikiganiro cyacu dusengera Imana amen kugira ngo dutangire ikiganiro so muraza kunyihangana ndasonga mu cyongereza yego Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Amen. Your kingdom come. Your will be done on us as it is in the heaven. Father, do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Yours is glory, the Holy Spirit, and the power, forever and ever. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nabwiye gusanga unyihangane. Sengesho ni rusange senga iryawe. Oya. Yes. Ntabwo biza koroha. Ntabwo biza koroha ndakubwiza kuri ariko Imana iramfasha. Dushobozwa na Kristo duhimbara. Amen. Umeze neza rero. Ndaho ndashima Imana. Uri umusore mwiza. Amen. Wambaye neza. Amen. Hallelujah. N'imbere n'imbere ntabwo ndumva twari turi umuntu inyuma gusa kubera ko imbere tutagerayo ariko tangaza ibiri imbere yawe ibiri imbere yanjye n'ukuri kw'Imana. Fred ni umuntu usabana n'abantu. Fred ni umuntu ukunda abantu. Iyo unkunze noneho aho iyo unkunze ngewe yego ayaya wa mugani w'urubyiruko ni hanze habira harashya yego harashya kabisa. Yes, nukuri ndishimye cyane kuza kuri televiziyo y'Imana. Yego ntago yabyoroshya amagambo nibabwire Imana ize kuba yamba yaraza kuboneka kandi tugeze kure ahubwo tugiye gusoza ikiganiro kigeze kure none urakibaza ku magambo uri buze ikigaragaza zikubaza kwe uri umunyamakuru mwiza urakoze cyane ikiganiro kigeze kure none urakibaza amagambo za kuvuga ayuvuze aramaze kugira ngo ubu ntiyabura abantu na babiri n'igice acungura yego nukuri pe ya ubusanzwe tukuzi nk'umusore n'ubundi uganira n'urubyiruko tukuzi muri filimi kandi y'umuturanyi. Yego filimi y'umuturanyi ku buzima bwa Fred ivuze iki? Ku filime y'umuturanyi nakuze numva nkunda gukina filime nkunda cyambagamo ariko iyo umuntu agenda kura bigenda bigabanyukamo kuko bureba izindi opportunities. So rero niyo mpamvu navuze nahuye na Kibonge ndamubwira Kibonge se bimeze bite nakina ati niwe nashakaga ndaramufite n'amagaramwe tufite urayisare batari ko rero ukuntu yavuze ngo se urazirike. So rero Kibonge ni mugisha mu muturanyi. So ahita amfata gutyo buriya nagiye gukina rwose ibintu nta na practice nzemo ngo nkore practice yifatiraho Kibonge yavuga ngo washobora weho gira gutya gusa agushyiramo icyo cyizere. Yagushyizemo icyizere gusa aravuga ngo you can. Ndavuga okay fine. Ndagenda ndakina ariko umuturanyi naje gusanga abantu baramenye cyane nanone umenyekana kurushaho. Yego umuturanyi ni filime ishobora kuyikunzwe cyane. Irakunzwe twese abanyarwanda benshi turayikurikira bayisangamo barayikunda kuko bakira ibitekerezo by'ubuzima bwacu bwose butandukanye ugasanga abantu barisangamo. Exactly. Nubwa mbere urukinye filime se? Nibwo bwa mbere. Nibwo bwa mbere ahubwo gahangura abasha naho ndi hatari no kubera Yesu uko Gideon mugiri kubera Imana yanjye ndi hatari no kugenda nka Gideon kabisa uko imbaraga ko ziga winjira muri filime bagutera kamera ubwa mbere ninjiramo rwose amakamera baraho ngaho nkatatu n'intuza na sound zikomeye ndende badukubitamo ati mwene muzehengeze ndavuga bose harahiye wa mugani w'urubyiruko ati Imana ishatse yasezera umugaragu wayo icyo ndashakaga nkishyitse. Yes reka twibaze kuri comment wakiriye ubwa mbere episode ya mbere isoka Fred agaragaye muri iriya filime comment yakubwiraga iki? Hari comment ya mbere abantu baravuze ngo abanyamutara bose niko babazi gukina. Ndavuga se ubundi mu mutara nukuvuga iki se mu mutara. So noneho barangije bandi baravuga ngo Fred nukuri yabazi gukina. Rero ibintu nuko bigenda bimera nyine ukumva hari amakomenti aba atari sawa cyane naje ngiye mbona ariko ntabwo ufite kuri CV ntitwabura umuntu ntiwamuzi uko yumva ibintu cyangwa avuga
iyo wagiye kuri televiziyo ntiwabuze umuntu kuvuga uratwakira ariko wumvamo akantu kakuriye uvuze se bagenzi wa mugani ubungubu naho waza umfase hajya none ngiye bajyaga batunyandikira asanga ari utwo bari kuvugisha ukuri ikibazo rero kaza ari kabi bambwiye ko mfite inda nini ariko ujya kokona hasi nanone hari ukuvuze neza ukavuga uti naba n'uyu ugasinzira urebye iyo yonyine ubundi no muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo tujye tugundira ibyiza yego kabisa nanjye ngundira ama comment meza gusa rwose kabisa none ndashaka ko tureba Fred tumukure mu muturanyi ariko kibonka humure ntitumumwambuye turashaka kumutereka mu rusengero yego hari abantu batekereza ko abakiryi b'amafilimi badasenga yego reka rero nkubwize ukuri uriya munsi nkina episode ya mbere ariko bazi dusuhuze mu kiwanyu uyu wacu ntakiriho n'ubundi muraho ntakiriho nkina episode ya mbere nakibonga yawe ikubwira nari niyirije fasting nyine uravugisha ukuri yes wiyirije ubusa niyirije ubusa asenga yego Fred asengera uba watatse isengesho ryo kutarya no kutanywa rero cyane ndiyiriza ndasenga naye mazemo n'iminsi nk'ibiri nsenga rwose usengera iki senga goko uzi urubyiruko ibibazo tuba dufite hanze aha ni byinshi mana yanjye gusenga rero aba ari ikintu cya mbere cy'ibanze rwose so ndasenga ariko Imana yaje no kubisubiza amen yego Imana arayisenzira iransubiza rwose mbo tugende none ubundi ubusanzwe wemera ute mu bijyanye n'iyobokamana n'imyemerere ariko ngewe rero mbona nuko wenda abayisilamu bavuga ngo bo bemeramo Muhammad kandi Muhammad twaramwize ndumva naramwize muri senior form muri history nsuku nk'umuntu wari umucuruzi ntabwo yaba Yesu rero ariko ahandi bavuga Imana neza pe kandi n'abantu uza n'abadive bavuga Imana neza n'abagatolika bavuga Imana neza yego wizera Yesu nk'iki amena uri umukristo mbega uri umukristo wamenye ryari ko uri umukristo rero uko igihe ntabwo kurokoka se wakagira Imana ugira ngo yego ntabwo nakubwira ngo narokotse iki gihe mpora ndokoka njye yego mpora ndokoka kuko umuntu agira igihe turi abantu umuntu agira gutya akagwa mu cyaha ataragiteguye so ukabyuka mu gitondo uvuga uti Mana yanjye noneho umbabarire nka Paulo ko yabigera mpora nihana buriya rero nicyo cyiza ariko ushobora kuba umusomya Bibiliya none se sinkunda Imana nkunda Imana cyane rero niyo mpamvu nkubwira ngo buriya umuntu ntibazakubeshye Paulo yavuze ibintu byiza byo guhora wihana kuko ushobora kurakara ushobora kugira gutyo ugatekereza nabi ushobora gukora ibyiza yego bikanga imbere so rero guhora wihana ni byiza nubwo ariko nturambarare ariko ugahora ujya imbere y'Imana ugasaba imbabazi so utazareba abashadibu abantu ngo babacira imanza ariko ashobora kujya imbere y'Imana akarambarara akavuga Mana mbabarira bashadibu nibo abantu ngo bavugwa nabi nibo batangirwaho urugero rw'abanyabyaha uzi aho ahurira n'Imana abantu ntibagaca imanza so rero buri muntu aba afite ahantu ahurira n'Imana ye buri muntu aba afite ahantu ahurira n'Imana ye ugeze mu nzu y'Imana ni ibiki ubona bigushimisha cyane mu rusengero uragifite zihabera guhimbaza muri ibyo bintu bigushimisha mu rusengero icyo uvuga uradukoreramo kimwe baba wese ndabakorera ikihe koko icya mbere ni uguhimbaza himbaza rero nagusabye ko ikintu uvuga cyo mu rusengero ndi ugikore indirimbo ukunda gato ka umunota umwe wabwiriza nimba ari byo bigushimisha mbere ikintu uvuga cyo mu rusengero ubwo ntabwo urimo kungora kuko Mana yanjye urabizi urubyiruko ntabwo
n'utuntu dukeya ikintu cyo mu rusengero uvuga urakoramo kimwe urangoye niba kubwiriza sava niba guhimbaza uraririmba indirimbo imwe yo mu rusengero waba uziho agace gato hitamo nzi indirimbo imwe yitwa ngo wowe ntuhinduka wowe ntuhinduka wowe ntuhinduka iyo ndirimbo nyine ngo ayize yego okay ikwigisha iki nyirayo wamubwira iyo ndirimbo irandyohera nkumva rwose hari ikintu ni Imana idahinduka ni Imana ibabarira ariko ntihinduka yego ni Imana nziza so rero ni cyiza cyane iyo mu gitondo cya kare nkibyuka yego ni ukubanza gusenga narangiza gusenga nkahimbaza indirimbo kuvana saa moya gushyika nka saa yine aba ari uguhimbaza gusa shyiramo indirimbo z'Imana zambonye muri geto muri geto umuntu wumvira Yesu muri geto aba ari umukristo kabisa yaramenetse geto yawe ubu ngubu birimo indirimbo zo guhimbaza Imana cyane ntabwo njye nkunda zino ndirimbo zino zisanzwe nta mukobwa winjira iwawe yewe ntabwo najya kukubeshya cyangwa biterwa n'itangazo ntabwo nakubeshya ngo simfite abakobwa b'abashuti banjye bashobora ntabwo nakubeshya kuko nabambeshya ari icyaha oya ahubwo nabihakanye hano babyandika tejo sinariho oya pe ntimuyihakane pe n'ukuri cyane so ijambo ry'Imana niryo rero rikurikiraho yego so mu bintu ijambo ry'Imana nanone sinkunda umupasta nanone utambwira ukuri yego buriya nanga umupasta utambwira ukuri agaca hejuru ibintu hari abariho se bameze utyo abapasta nyine akigisha kubera yuko urubyiruko rumeze akavuga akababarira kubatangiraho igero akababarira ntadukubite ntadushinga intuza hari ikiganiro nabonye mwakoze cya kiganiro ni hatari gifite imisimari gifite inshinge kirababaza ikira rero nicyo mbashaka mbashaka umuntu umbwira ukambwira ukubayeho ukambwira ukuntu umuntu agomba kwirinda ukuntu ibintu bigendanye n'Imana mbese iby'Imana ishaka ntunce hejuru yego buriya nkunda abantuza ukuntu abantuza babwiriza bano nabaki bano bantu bemera cyane Imana bayigiriye iri dini ADEPR ADEPR akubwiza ukuri pe ukagenda ugize utya umeze utya ijambo rimwe ku muvugizi wa ADEPR kabisa nemera ADEPR ndayemera ibwiza ukuri abantu ikakubwira ukagenda wihungura ariko ukagenda ubwo niba umuvugizi wa ADEPR ari kureba kino kiganiro yo rwose ADEPR ndakubwiza ukuri akubwiza ukuri ukagenda wapfa ugapfira iyo ngiyo wakira ugakirira iyo ngiyo ariko yakubwije ukuri so rero abapasta rwose mujye mwihangana mubwire ko ashumbye intama nzima yego ubwiza umuntu kuri umutoneke nibwo azakira yego yego nko kuri YouTube cyangwa social media ni nk'uwo mupastor ujya kwinspire ukavuga ati uyu ari mu murongo mwiza ku buryo wamwigiraho hari umupasta umwe gusa wo muri ADEPR bamwita nibandi Sibomana ntabwo mumuzi yigeze kuza kwigisha aho Nyagatare niwe wankubise ndavuga kwera urambwiye turamonze yarambwiye we yakonze gute yaramponze ariko aranoza byiza bihagije kweri ndavuga intu urambwiye kweri ariko n'abandi bapasta barabwiriza bora nagitwaza arabwiriza Julienne arabwiriza rwose ukumva buriya azi kubwiriza urubyiruko nanone abapasta bige kubwiriza gahoro ibintu bitari cyane bashyiremo urubyiruko tuba dushakana umuntu adusetsemo uwo mugabo pasta nyine wangu wankubise yasetsaga ariko yangiza akagukubita inkota ukumva so iyo ubwiriza urubyiruko rero ugerageza kuminimizinga kandi nanone ukaba shoti kandi ukabwiriza neza rwose urubyiruko rukakumva urubyiruko twebwe tuba dushaka amasaha aba yadufashe mu rusengero aba yadufashe cyane iteraniro wicayemo wifuza ko risoza rya Fred umupasta ntarambirane burya iyo urambiranye nanone hari ubwo ibintu bitangira kugenda bica hirya buriya abazungu ndabakunda abazungu agerageza vuba gukora ibintu bya aba brief case wabugana aba brief cyane ariko akahitinga on point akavuga niba ari umupasta akahitinga ku ijambo ry'Imana vuba kandi agasetsamo urubyiruko buriya urubyiruko
ruba rushaka kugira ngo runasekemo rwumve ibintu. Ntabwo rushaka rero kurambirana ngo wagize gutya, kandi aba ari byiza, aba ari byiza pasi aba yavugishije ukuri, aba yabwirije kugira ngo mwumve, ariko urubyiruko rwo ruba rusiganwa n'amasaha. Bavuga ati mfite gahunda cy'imihururu. Yes. So ikindi rero navuga rwose abapasta ku bapasta nanone be kugira business ibintu bya cyaki. Gucuruza ubutumwa bwiza. Ndaguha point rwose. Business ntabwo waje mu kiganiro witwaje ibimenyetso. Rwose naje kubwiriza abantu, Waje mu kiganiro witwaje ibimenyetso. Hari abapasta bakorera Imana, ukavuga uti bakorera Imana. Yego. Hari nabaje babishakamo business. Ntabwo ari byo rero. Nk'ubu ngubu hari ukuntu abantu nk'abapasta ukitonda ukagura nk'abantu nka 5. Ngo baze kuza kugwa hanyuma ubakize. Kandi atari byo. Birekane ko bitangaza twabavumbuye. Aho yaba urubyiruko rwa ubwo ngubwo pastor aragukodesheje nguze kugwa wabyemera. Ntabwo byakunda. Imana yazampana mana yanjye. Ndagwibumbi 100. Ibyo yampa. Dukomeje rero business yabaye yindi mu rusengero. Yego. Kandi biriya ntabwo ari ibintu rwose ntabwo ari ibintu bikwiye kuza mu nzu y'Imana pe. C'est ça. Ukitonda ukagura abantu bakagwa hasi warangiza ngo kugira ngo abantu bakwemere. Ati kuyu munota muze guhirima. Boye ntabwo ari byo rwose, barere ku rubyiruko ibintu bitari byo, niyo mpamvu urubyiruko rutazaza rwinshi. Nukuri. Ikindi ugasanga batanze amakuru yawe. Nka pastor wenda arakuzi. Akuzi wavukiye aha urabuba hangaha wangize ukumva undi pastor akubwiye ibintu byawe, ntabwo ari byo biriya bintu kubera amakuru yatanze afite yahawe n'undi muntu. Yahawe n'umuntu kuzi. Avuka mu Mutara. Avukana n'abakobwa babiri, bese abo bakobwa babiri yayigeze gupfusha nyine ejo bundi pastor akabikurongorera kuko mvuga se ko tutaziranye wa mugani uyu mu pastor asakoreshwa n'Imana. Kubera ari gukubwira ibintu kubera business ni business, hari target afite. So ntabwo ari byiza rero, cyangwa se hari nabindi noneho byaje byo gutaba ibintu mu ngo z'abantu, wangiza pastor akaza akavuga ngo hari ibintu bitabyaho bakabitaburura. That's a business. So Imana rero izahana aba bantu. Izahana pe. So reka gukora ukubayeho ubuzima bwawe bukeya bushime Imana. Bushime mw'Imana. Reka kujya gushaka business n'ibintu byo kukuzamura bitari ngombwa. C'est ça. Ntabwo ari byo rwose. Umurimo w'Imana kuri wowe ntukwiye kuba ibicuruzwa. Ntabwo vuga ijambo ryawe ry'Imana, sengera abantu, kunda abantu, icyo kirahagije. Yego. Imana izaguha umugisha. Yego. Nose ibiriya by'ubyine nibyiki byo kwikubita hasi ukagira ntabwo ari byo rwose. Imana izabahana abapasta babikoresha ibyo bintu. Yego. Kandi nanone mwamubeshya abantu. C'est ça. Kandi ntabwo biramba. Usanga bitarambye. Ntabwo biramba. So ikindi rero nanone tuburi mu nzu y'Imana. Ikintu cyo gufasha. Mu nzu y'Imana ntabwo abantu barimo gufashirizwamo. Gufasha ndavuga niyo byaba amafaranga. Yego. Harimo abantu babaje ba Burayi. Umuntu ashobora kuza ya Burayi, hari umupastor niba ari muri Nigeria yavuze ninde muntu ushonje hano. Umuntu ushonje akaza akagira gute, abantu nka 3 baramanitse icyo gihe, ndumva baramanitse, barangije araza arabavugira ngo buri muntu bamuheze 10 niba 15. Urumva ubwo se si byiza cyane, si ufashije abakene cyane, ntiwibikiye ubutunzi mu ijuru. Kandi uwo muntu waje gusenga rero harimo abantu baza mu rusengero bafite inzara, bazi yuko baje no gusenga Imana. Nukuri mujye mubareba pe. Abapasta mwe kujya muvuga ushobora no kuba bafashisha 5,000 akagenda avuze ngo mbonye umugisha mu nzu y'Imana. Kandi ngo atavuga ati hari Imana. Hari Imana nyine kuko bafashije baramufashije. Ejo azagarura n'abandi bantu batarusa abantu bashaka kugira ngo ubwira ubutumwa bw'Imana. Azazana nk'ijana. Yego. Cyarano nabonye ibiryo. Nabonye ibiryo. Namenye Imana ndanaharira. Ako kantu rero rwose hari abantu babaje bashonje no kuri Imana igiba abapasta mugerageze mujye muhereza. Nkunda pasta minyone. Yego. Ahereza ngo abantu rwose buri aranatanga cyane. Yego. Pasta minyone araguhagurutsa akakubwira ati ntwaye iki. Yego. Buriya rero cya kintu ni cyiza, nukuri Imana ibaha umugisha abo bantu bakora. Ni cyiza cyane. Kujya kwirata, kujya kwikomparinga n'abantu ba Satani bakorera Satani.
sarongo azajya abahemura nta muntu ukwiriye kujya kwikomparinga n'ibindi bintu bitari ngombwa n'umuntu umeze ute niba uri umukozi w'Imana ugomba kwiha agaciro kawe ntabwo ugomba kujya kwikomparinga n'ibindi ngo urashaka kurwana nabyo ngo bigende bite c'est ça tukiraho niba ikibona ufesinga nk'urubyiruko rukijijwe bibi imbogamizi urundi rubyiruko kuza mu nzu y'Imana challenge z'urubyiruko rwa gikristo urubyiruko dukubitana n'abantu kuvuga wamugani se umupastor hanze aragira gutya nawe agafata kubana agafata kubana gute frere iyo ni inuza ni y'urubyiruko so ukavuga se nzajya gusenga kwa pastor we ufata niko keza cyangwa niko kabi adevelopeda so rero ntabwo ari byo umuntu wese umukozi w'Imana agomba kwereka urubyiruko ko ari umukozi w'Imana tukamutinya nk'urubyiruko icyo gihe tuzajya kureba pastor tuvuga tuti ibyo ari byo byose ni umuntu w'Imana koko urubyiruko ruzaza ese wowe wamugani turi hano ejo bundi tukaba tubori wamugani dusangira which is not good actually so abakozi b'Imana biminjiremo agafu icyo kintu uvuze rero kirakomeye kandi ni n'ubutumwa bugenda budusoreza ikiganiro cyacu naho urubyiruko rero rwose urubyiruko nababwiye ukuntu mugomba gufata urubyiruko ntugomba kubabwira byinshi ariko ugomba guhitinga before so urubyiruko nuko ruba rushaka ibintu byihuse so abapastor bamenye n'ukuntu bagomba kujya baganiriza urubyiruko uramutse ubaye umuntu ushinzwe amatorero ya gikristo mu Rwanda ni nk'ibiki bibiri wakwifuza ko bihinduka completely ni ibiki bindi bibiri washyiramo imbaraga rero icyo gihe ubumaye umurimo ukomeye kuba umukuru w'amatorero mu Rwanda ya gikristo rwose ya gikristo hindura ibi bintu naca abantu nabanza nkaca abantu biyitirira umurimo w'Imana bashaka kwerekana ko ari abakozi b'Imana cyane kandi bagira gute babeshye ni ukuri Imana izabahana pe babiveho babicikeho basenga Imana icyo babonaga niba bashakaga byinshi wa mugani wa pastor avugaga hano bashakaga byinshi babigabanya ariko bakundane n'Imana begerane n'Imana ibyo bintu byo gushaka byinshi no gushaka amarongo menshi mu bantu benshi no kwerekana kuri igitangaza ntabwo ari byo icyo kintu bakakivanaho ikindi amantuza insengero tujyamo dushaka gukira tukabona koko ako gakiza tukakabona insengero zigafasha abakene se wowe wa mugani umuntu araje Burayi yaje nta kintu mumumari kandi ngo yaje mu nzu y'Imana kandi aje mu nzu y'Imana atashya azi ko hari icyo ari buboneyo yego Imana irakora ariko nanone ishobora no gucisha mu bakozi b'Imana so ikindi rwose kuvuga ubutumwa bwiza yego nibyo ndumva ari ibyo ngibyo nabanza gukora sibyo bikoze igihe ntiwaba wabaye umukozi mugenzi wanjye Imana yagenda inyerekana ibindi byinshi umwuka wera yagenda agutungira agatoki no kubindi Fred kugana nawe biraryoshye ntitwabihaga ariko iki nakita nk'igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu tuzajya tugirana ibiganiro byinshi cyane rwose tuzagirana ibiganiro byinshi bihugura n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nyine kandi turagushimiye ubundi Fred aboneka gute hari umuntu ushaka gukunda nk'ibitekerezo byakavuga ati nakurikirana Fred gute ariko buri ushobora kumbona kuri mfite YouTube channel yitwa Fred Chaine TV cyane cyangwa se ukambona kuri no kuri ntuza kuri TikTok yanjye cyangwa se ukabona kuri namba yanjye 07 079 12 6 111 iyo niyo namba yanjye yambonaho urumva ku kiganiro twagiranye nobe butumwa rusange wahaba dukurikiye abantu ntibazajyaginge abantu ntibaza kujyaginga mu Kinyarwanda neza ubwo ntibagaci imanza ku bantu ubu ushobora gukora icyaha ntuzavuge ngo ntuza uyu mukobwa wari uririmba neza Gahungayire ngo yabyaye si umuntu se
ahubwo se uramwegereye umubajije so mbega inda ya Gahongayire yarabavugisha ni iki Gahongayire ni iki si umuntu ntabyara se si umukobwa icyo nicyo cyaba kibazo ahubwo watabyaye none ikindi kukumva ngo wafashe shadibuza ahantu yiherera nawe yavuye mu byo mu mushinja tutazi uza ahantu yiherera n'Imana uza gakeka ajyaho wa mugani wa Mbonye ariko kwagira ngo wasenganye na Shadibu frere oya nuko abantu bazi guca imanza ariko batabanje kumenya ahiburira he n'Imana ye yego mbega isomo rusange utanze nuko abantu bakwiye kwirinda guca imanza ushobora gucumura utabizi yego so rero abantu buriya abantu bazi Imana ariko cyetse wenda bajya mu bindi bitari by'Imana ariko buriya abantu ndakubwira niyo yakora icyaha kingana iki abazi ko Imana yabibonye kandi akoze nabi so urumva urubanza rumucira imanza bakirimo ako kantu k'Imana ku ruhande kaba gahari birasobanutse uvuganije neza cyane tuzaganira neza ubundi tutihuta ni ibintu byiza cyane rero twaganiraga n'umusore Fred Mumuturanyi n'umusore w'umukristo ukamaze kubiduhamiririza kandi arangije asaba ati ntimugacira abandi imanza mukuru n'Imana murakoze rero kandi Fred natwe turagushimiye nanjye ndabashimiye cyane nukuri Imana ibahe umugisha nzaza noneho namenye ijambo ry'Imana neza ubu nta kantu kari karimo mfite imirongo mbahe nzaguza n'umukobwa noneho dukore deba haleluya turebere hamwe tuvugeho buriya ntabwo ibishuko by'abakobwa si nk'iby'abahungu tuganiriza abakristo voilà amen Imana ibahe umugisha asante amen